Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba. Turacyari kuganira n'iyi Zaburi y'73. Turacyarebera hamwe uburyo ki tujya twitegereza abanyabyaha tugasanga tukabifuza. Ngewe rwose nange byambayeho nkajya ndeba ukuntu babayeho gasanga ariko nge nibaza se tubarebesha ayahe maso. Uyu mwanditsi wa Zaburi y'73 wereka tureko yabigenje. Yaravuze ku murongo waho wa 5 ngo ntibagira imibabaro nk'abandi, ntibaterwa n'ibyago nk'abandi. Ako ibi ni ibiki arimo avuga ngo ntibagira imibabaro nk'abandi, ntibaterwa n'ibyago nk'abandi. Mu by'ukuri hari ibintu bifatika bigaragara umuntu atekereza. Ese kuki Asafu yitegereje abanyabyaha ngo uko babayeho ngo niyo bapfuye ntibababara, ngo ntibagira imibabaro nk'abandi, ntibaterwa ibyago nk'abandi? Mu by'ukuri kuki ari bo yirirwaga areba? Hari igihe tutajya tumenya ko ari n'abantu b'Imana, ahubwo so abantu b'Imana babahe. Hari ahantu umuntu yabakura ariko ukambwira ntuzabashakira. Uzajye mu Baheburayo 11 umurongo wa 1 urebe intwari zo kwizera. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo n'Imana ntikorwa isoni zo kwitwa Imana yabo, ariko hari ubuzima babayeho ugasanga ngo bakirejwe inkero, ngo bagiye batwika mu matanura, ngo ariko ngo bagapfa bagifite ibyiringiro. Noneho rero ukuvuga ngo ikintu tutazi kiba mu banyabyaha ni imitima yabo. Burya ibyaha abantu bakora b'abanyabyaha baba barimo bidroga, baba barimo bashaka kumara imibabaro yo mu mitima, bashaka igisubizo bagishakiye mu byaha. Kubera ko Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. None uyu Asafu waravuze ngo ntibagira imibabaro nk'abandi, ngo ntibaterwa ibyago nk'abandi. Reka da, bari abantu barashize ntibazakubeshye. Na abanyabyaha ni abanyamibabaro. Ikintu cyose batunga, ikintu cyose bagira, ibintu byose twabona bakora, abanyabyaha ni indushyi ku buryo ureba iby'inyuma byabo, iby'umugabo yarebaga, ariko ntazi ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka. Buri ikintu gikomeye ni uko mu Mana tutageze kure. Buriya tuba muri Yesu tukaba hafi, ariko hari ikintu Yesu atanga kidatangwa n'amashuri, kidatangwa n'ubwenge, kidatangwa n'ubwiza, kidatangwa n'amafaranga, kidatangwa n'uruhu rw'umuntu. Hari ikintu Yesu yavuze ngo ndabaha amahoro yanjye, ay'isi idatanga, isi itanagira. Ayo mahoro rero aruta amafaranga, aruta amazu, aruta amashuri n'ibindi n'ibyubahiro. Niyo mpamvu rero umurokore ufite aya mahoro, uyafite mu mutima, ajya anezerwa naho bitari ngombwa. Hari naho uzasanga umuririmbyi yavuze ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ngo ndaha amahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ngo ndaha amahoro, ngo naho ndiho naho napfa zikundwa n'Uwiteka, ngo byose bizambera byiza. Uyu rero iyo umuntu ari kureba abanyabyaha akabifuza, burya aba yaguye. Impamvu iyi Zaburi itangira itubwira ngo nari nsigaje gato nkagwa, kuko nitegerezaga abanyabyaha nkabifuza. Umva nkubwire, yo hanga amaso Imana yawe, uhanga amaso Yesu, ujye umuhanga amaso mubwire byose, ukura amaso ku banyabyaha, uhanga amaso Imana yaguhamagaye. Nta soni uzagira, ntabwo buzagira, kandi uzasanga muri Yesu harimo imigisha myinshi itarondoreka, utabona nuko wabara, iri muri Yesu. Muri mu gakiza Yesu yaduhemo n'amahoro, ibitotsi n'ibyishimo n'ibyiringiro byinshi. Apagaye ntabyo bagira. Rero tukifuza abanyabyaha, nubwo ubona bakomeye ariko mu mitima yabo baraboze. Imana iguhe umugisha urakoze.